Yego muri Great Lakes Region akarere k'ibiyaga bigari k'ibiyaga binini kubera imipaka ku Rwanda tuzayifungura tukaba bamwe mu bihugu 55 muri Afurika yose bityo rero u Rwanda rukaba umurwa mukuru wa Afurika mwese tubahaye ijambo yego mugire icyo muvuga. Ndabona hari n'abantu umanikiye agatoki wifuza ko tubashyira mu murongo w'abayobozi mu mbuga ngari bazayobora mu rwego rw'akarere k'ibiyaga bigari wasabiye audience yego no ku rwego rwa Afurika. Uwo nawe ko tubona nawe umuzanye yego yego perezida yego perezida barafinda mwaramutse mutama mwaramutse neza yego azo turaho kabisa mutama turaho kweri kabisa kana gundi umuntu wanje mushiremo kweri kabisa yego mu kusuzumire tumugushyiriremo uyu nawe uramuzanye nawe mu rwego rwa komite y'abayobozi amaze gutsinda ibizamini yego sibo muri groupe mutama yego sawa azatera ibyumviro ajya atanga ibyitekerezo bye mu mirongo migari y'akarere k'ibiyaga bigari na Afurika ndetse no ku isi yose. Nta mpungenge murakoze cyane tubahaye ikaze turamwakiriye rero ku mugaragaro bose babireba banabyumva ku isi yose. Ko yaduhuje n'umuntu w'ingirakamaro nk'abo mukaya yego barafinda turabakiriye tubahaye ikaze kuri satelite za Ruda yego turabakiriye wa muruda we papa barafinda yego Kristo Yezu nakuzwe watubambiwe kubizera Imana niko dusuhuzanya kandi nzi ko nawe yizera Yezu akuzwe yego ariko by'umwihariko ndagira ngo mbanze nkuragize Imana ngushyira imbere y'Imana rurema nyishima ko yaduhuje n'umuntu w'ingirakamaro nk'abo yego yewe nshobora kubivuga ukagira ngo nayanjye ariko burya niba umuntu akiriho agihumeka yego kandi uwo muntu hari ikintu yamariye ubuzima bw'abantu yego aho kugira ngo tujye tubivuga yarigendeye kandi yarakoze umuti ubwira akiriho yego niba koko uwo muntu akaze abimenye nyine ko akaze yego hari ikintu yamariye ubuzima bw'abantu yego abimenye nyine ko hari icyo yabamariye yego rata nkoze ijwi cyangwa se audio message kuri satellite za Ruda yego neza ibyo uvuze haruguru yego kera najyaga ngira ngo burya ibintu bisanzwe nyine satellite za Ruda mbonye ko warabyitiranyanga warashidikanyaga cyanyacyo kandi mu buryo bukomeye cyane yego iby'umwihariko ibintu byiza rero ntabwo biba ari sesabayore niko navuga ahubwo biba ari umwihariko nibyo great things are not anything they are very special ibintu by'agatangaza by'akatarabonekaho ni umwihariko yego rata rero ku bwanjye yego ku bwawe uri umwihariko ku banyarwanda uri umwihariko ku isi uri umwihariko ku bantu bose impamvu mbivuze rero ntizimbye mu magambo yego ndagira ngo ubutumwa bugere ku bantu bose ku isi yose aka kanya mfite itumanaho ryanjye nk'umuvugizi wa Ruda kode 0022 yego amazina yanjye ni abantu bashaka Thomas ndavugira mu byangabo ku Gisenyi yego ubu hasigaye ari mu karere ka Rubavu intara n'Iburengerazuba birumvikana niko byavuguruye yego maze kubona amakuru rero ko abanywanyi bacu abaturanyi b'abarundi yego na DRC yego imipaka yose ihuza Burundi n'u Rwanda yo ku butaka yafunzwe yego ubwo yaba yo mu Bugesera yego ku Ruhuha ibahuza n'intara ya Kirundo yego yaba ari izindi ntara za Mukayanza muri Nyaruguru Butare hose yego yaba no n'igashobora mu Bugesera turabibona ariyo iyo ari yose haba ibahuza n'intara z'i Burundi turabibona kuri satellite za Ruda bariyumva ubwo nyine naho ngaho yego yose ishoboka bayifunze kandi nta nubwo bayifunze by'igihe gito kuko batangaje bati bizongera gufungurwa byamaze kwigwaho ibyo bikaba byatangarijwe
mu nama y'abaminisitiri yego byatangajwe na minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu minisiteri de l'intérieur cyangwa se minisitiri de l'intérieur w'i Burundi. minisiteri niko yitwa mininter. Ayo makuru rero akaba yaturutse muri minisiteri, akaba ari itangazo yashyize ahagaragara kandi n'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye Neva yego bishyizeho umukono yabyemeje. yego Aha ni nyuma y'ijambo ry'umwaka mushya yatangaje, yego yavuze yuko igihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda cy'ababanyi nyine cy'abaturanyi abazimyamuriro nk'uko babita mu Kirundi, yego muri uyu mwaka wa 2024 gikomeje babyumve neza. Yego yabashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi yego ngo bagaruke bongere babuhirike, kandi ko bafite amakuru ya ngombwa ntashidikanywaho ko aribo babatoza igisirikare, yego babaha intwaro. We mu Kirundi cye yavuze ngo mu rurimi rwabo bakoresha, yavuze ati babigisha no gukerera, nyine gukerera no gucyamaruzi, niko yabivuze. reka kubakatagura. Felix Antoine Tshisekedi Chilombo muri DRC mike bemeje ko azahira ku itariki 20 z'ukwezi kwa Mutarama no kwa mbere yahise arahira. Yego komeza usobanure. nyuma yo kubyemeza noneho Burundi ko yatsinze amatora. Yego ariko nawe akaba yaravuze yuko Perezida Paul Kagame abona ko yitwara nk'ayitere kandi amwemere kuzarangiza nk'ayitere, kandi uko tuzitirira Ubudage ibyo ntabwo byarangiye neza. Rero ahangaha yarenze ku mipaka, arenga ku masezerano bagendaga bagirana n'abantu ku isi yose, mu migabane yose. Niyo mpamvu isi yamuteraniye nyuma ikamuvudukana, agahita yiyahura mu nyanja ya Oyiro. Iyo turukuye ijambo Oyiro ni ukuvuga uhita ubona abasirikare yapfanye nabo ni 710. Abasirikare bari kumwe bamesikotiye 710 barapfanye bagwa muri iyo nyanja ya Oyiro, aho bari bageze nyine urugamba rwambikanye isi yose yamuteraniye. Yego ndakomeza gutekereza yuko ababwira bariyumva. Yego kandi Tshisekedi Kirumbo Tshisekura mwanzi, kandi mbere yari gisekera mwanzi ngo, kandi n'abandi baturanyi ntabwo batureba neza kuko twagiye tugirana ibibazo. Tanzania murabizi byabaye 2015, bafunga imipaka, birukana impunzi z'abanyarwanda bazimenesha, kandi ku bw'akagambane, bintu by'amaherere gutyo. Ababiguyemo ababifungiwemo baracyafunzwe n'abayamagingo kubera ingaruka z'abo bategetsi. Yego umwuka mubi wari hagati ya Kagame Paul perezida wacu na Jakaya Mrisho Kikwete wayoboraga Tanzania. Yego muzi Ubugande na n'ubu kwa Suluhu ntibimeze neza muri Tanzania n'u Rwanda. Yego babwira batuka Museveni ko atari n'umuganda ari umunyarwanda ngo akomoke Butare. Kigofero wanjye ruhara wanjye M7 Musamvu. Yego afite inkomoko mu Rwanda. Yego mbese ni amangetengete nk'uko amangetengete. ahubwo ubu ngubu umuntu akibaza yuko ko bavuga ko abenshi bavuze ko muri uyu mwaka wa 2024 uwo muriro muri kano karere kose ugiye kwaka. Yego aho rero umuntu aribaza niba iyi ntangiriro itaba itangiye kugaragaza ibimenyetso, cyangwa se ni nka kwa kundi imodoka igaragaza ibinyoteri. ni ukuvuga uruhara rubanzirizwa n'amasoso. Yego ndagushimiye rero, nkomeje kwifuriza umugoroba mwiza, Imana igushyigikire, kandi natwe tubifurije ibihe byiza kuri satelite za Ruda. Bose bari kubyumva ku isi yose, kandi uyu mwaka wa 2024 uzaba umwaka wo gukemura ibibazo, amakimbirane yose muri Afurika tuzayasoze. Hajyeho leta y'inzibacyuho nyiyobora imyaka 5. Iyo myaka 5 izaba ari yitegura amatora, hazaboneke perezida nyaperezida. Murakoze kuri iyo ngingo. nibyo ujye ubabwira nyine, bacane ku maso, bacane maremare, amagufi n'amaremare. Yego wabakoze ku munwa barumva, wakora baravuga, wabakoze ku munwa baravuga, bakora ku maso barabona, barumva, barumviriza, barasesengura.
nk'uko ujya ukunda kubivuga kandi n'umunyarwanda bishimangira yego habwirwa benshi bakumva bene yo ubwo rero abari muri mama bararaye cyangwa mama batazi ibijya mbere yego ibyo ngibyo birabareba ariko satelite za ruda ahandi niho ruzingiye n'ubundi tubagejejeho ubutumwa niho ruzingiye nyine yego bababwiye ngo bamanike amaboko hejuru hakiri kare amabuno bakubita hasi ngo pi ngo pa ngo ba ubwo nibabyanga bazabaga bifashe nyamwanga kumva ntiyanze kubona tuzabarinda kubonabona murakoze cyane muvugizi wa ruda uri kuri satelite za ruda.